Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kohereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Imana nziza y'urukundo, tugushimiye ko watugeneye umwanya wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera tugirire ubuntu nk'uko wera yende ku byawe, abitwuzuze, abidusangize, aduhishurire iby'ubwiru bwabyo, anatubashishe gusohoza icyo dushakaho mu gihe nk'iki. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku kuba ab'umwuka wera, kuba abantu ba mwuka wera. Ku munsi wa mbere twabonye ko umwuka wera agira abantu be na kamere nawe akagira abantu be. Hano ku isi abantu bayoborwa n'ibyo bintu bibiri, ni ukuyoborwa na mwuka wera w'Imana cyangwa se ukayoborwa na kamere yawe. Kamere yo rero nta cyiza ituyoboramo uretse iby'Imana yanga. Kamere ituyobora mu byaha, ariko donc umuntu we ku giti cye ibimurimo bimuyobora mu cyaha, bimuyobora mu gukora icyaha. Uyu munsi rero turakomeza n'ubundi iyo ntego yo kuba umwuka. Turasoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 3 umurongo wa mbere. Turasimbuka dusome n'uwa gatatu, ariko wabishobora yasoma uwa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo, bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Gatatu, kuko mukiri abakamere, ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane. Mbese ntimubaye abakamere koko? Nimugenza nk'abantu? Aya magambo y'umubabaro yavuzwe na Pawulo abibwira itorero ry'Abakorinto bitewe n'ukuntu bari bagaragaweho n'imirimo ya kamere, kandi bagakwiriye kuba abantu b'umwuka wera nk'uko bikwiriye abamaze kwakira ubutumwa bwiza. Ubundi iyo umuntu yakiriye ubutumwa bwiza, umwuka wera w'Imana amuzaho, umwuka wera wa Kristo amuzamo akamubamo. Hanyuma rero uwo nguwo aba agomba kwera imbuto z'umwuka wera, icyimbo cy'imirimo ya kamere yamugaragaraho. Ariko aba ngaba bo bagaragaweho n'imirimo ya kamere. Arababara rero, arabwira ati, bene data, ati kuvugana namwe, yerekanye ahangaha n'ukuntu kuvugana nabo bigoye, ko atabasha kubavugisha nk'uvugana n'abantu b'umwuka, ahubwo ko yababwiye abagaya bitewe n'ukuntu bagaragaweho n'iyo mirimo ya kamere. Imana itugirire neza. Ni ishyano, biteye isoni, ni akaga gakomeye kuba umuntu yakitwa umukristo ariko akagaragarwaho n'imirimo ya kamere. Aha yababwiye bo imirimo ya kamere yabagaragayeho ishyari, amahane no kwirema ibice. Imirongo ikurikiye bakomeza agenda bibabwira ukuntu bamwe bavuga ngo ni abapolo, abandi ngo ni abapawulo. Bene data, ntabwo bidukwiriye nk'abantu b'umwuka wera, nk'abantu bamaze kwakira ubutumwa bwiza, ntabwo bidukwiriye rwose kugaragarwaho n'imirimo ya kamere. Mu Bagalatiya harimo imirimo ya kamere, aho Bibiliya ivuga ngo iragaragara, ivugamo ibintu by'inzangano, ibintu nk'ibyo ngibyo bibi. Ntabwo rero bidukwiriye pe. Ntabwo ukwiriye kugira amahane, ntabwo ukwiriye kugira urwango, ntabwo ukwiriye kugira intonganya muri wowe, ntabwo ukwiriye kugira amatiku. Ukwiriye kuba umuntu w'Imana. Ibyo nkubwiye nanjye birandeba. Reka twisuzumire mu ijambo ry'Imana, hanyuma tube ab'umwuka wera, twere imbuto z'umwuka wera. Ab'umwuka wera bera imbuto z'umwuka wera. Abakamere nabo bakagira iyo mirimo ya kamere ikabagaragaraho. Imana itugirire neza. Ntibikwiye rwose, biteye isoni kuba umuntu yakitwa uw'umwuka ariko akagaragarwaho n'imirimo ya kamere. Ab'umwuka wera bera imbuto hose ndetse muri byose. Nawe rero ugenda ugira utyo, wera imbuto hose ndetse muri byose. Wera imbuto mu byo uvuga, mu byo utekereza, mu byo ukora, mu mirimo yawe, mu mibanire yawe n'abandi. Abantu uko ubana n'abandi bigaragaramo imbuto z'umwuka wera. Imirimo yawe igaragaramo imbuto z'umwuka wera. Ibikorwa byawe ndetse n'imigambi yawe ufite, ibyo uteganya kuzakora, biba ari ibintu bigaragaza ko ufite imbuto za mwuka wera. Iby'imirimo ya kamere byo byange rwose, kandi ibyo ubikore uraho abantu bakuzi n'aho abantu batakuzi. Wera imbuto mu bakuzi no mu batakuzi. Wera imbuto aho abantu bakubona n'aho batakubona. Imana yacu itugirire neza. Murakoze, hanyuma Yesu aduhane umugisha.